umuprofeti umuhanuzi uvugana n'Imana ubirebye ugiye mu mavuta mu cyumba cyo hejuru ubona uyu mukobwa mu buryo bw'umwuka yabana na rimwe ntabihari gusa simuciye intege gusa inama naho uyu mukobwa nuko yakwisengera Imana birahari ntabihari umva no eka ngusaba akantu gato gusa nkuko bivuze sibyo none birahari ntabihari kankubwire nkuko bivuze abo babana pe sibyo ushobora kuba wibeshye ntago nibeshye ukivuga impamvu wibeshye Imana ibikubwiye ushobora kuba yibeshye ariko Imana umva nyine n'umuhanuzi ndabyumva sibyo ariko nacyo ushobora no kunsengera bikanakunda ibintu bitatu byatuma uri meta kwemera ibintu bitatu byatuma cyambere cyo ndi umunyacyaro uri kumva banza nyine unega amatwi kandi ikindi sinzi icyo akunda ibyifuzo byose umva nyine banza nyine wumve sibyo siko byose bitugera bajya bavuga ngo niba ari Imana yabivuze niko numva ngo ku munsi w'imperuka ngo hazaza abahanuzi benshi ibi binyoma ariko mbabwire rero sibyo uko mu ndebe narasenze sibyo wasengeye he kwatura ko umuntu usaga hato waraye mu butarisha banza wumve kwatura ko umuntu usaga hato ahubwo umwuka uraza ukamucengeramo amina muri kumva amen ubundi bwo byaha byose bakunze ndagukubita ndiseriye ngakamucengeramo umwuka w'Imana akagere gukubita n'ujya kuvucengeramo ugakizwa ugagira ute ushavuga ibishego n'amahanga shanaga nanjye ndabibonye fukana hano gusengera nase umwuka w'Imana nyine no so gucengeramo amujyamo nagamucengeramo aho wagwiye ariko nyine wakagomba biravuga ngo mureke urukungu rukurene n'amasaka none rekura urukungu rero rukure wa rukungu igihe cyawe kirageze ngo uve mu rukungu umuntu muzima w'umuntu amen ngansengera satani waneraga subiramo satani waneraga satani waneraga akantera gukora ibyaha no kwifuza birimo kwifuza nabyo birimo unkure mu gitabo cyo kurimbuka nyandike mu gitabo cy'ubugingo nteme ko nazongera gusubira inyuma ukundi nihanye ibyaha byose nakoze by'urukozasoni ibyo nakoreye ahagaragara n'ahatagaragara mu izina rya Yesu urakoze kumbabarira Mana data mu izina rya Yesu Imana ikomeye yego Yesu Imana y'imbaraga leta rasini ni sangoto pifo Mana ukutugirire neza papa sengeye umwana wawe haleluya uyu munsi wa none yego Yesu babazi z'Imana zimuzeho yaba yihanya kina ijambo rivuga ngo ntawe usenga kina injira mu mutima we winjire mu mubiri we mu izina rya Yesu aramushuraga mu byaha ubimukuremo umubabare umutayimo no kwifuza mu izina rya Yesu binita widibi umwambika imbaraga zawe yego Yesu kandi ubutabazi bw'Imana bumuzeho unkire mu buhungiro bwawe mu izina rya Yesu agusanga umusange ineza y'Imana imubeho mu izina rya Yesu umukomeze amen ugenda ushaka umushumba akubatize muko urakijijwe akubatize urumva koko isengesho rigezeyo Mana zomene wetitekera hari n'indaririmbye nziza cyane ariko se kuje indirimbo zwarekeye aho ngaho ngaho uririmba dusoza ikiganiro ndashaka gusoza mugakomeza waretse ibyo akoda nawe baragusengeye menye umuka gufasha umva nkubwire sibyo kambabwiza ukuri ririmba indirimbo waye promotion y'iminota 2 cyangwa umwe harakarimba kajya kamfasha ko satani atangiye gukanyibagira naka isengesho ryanjye icyo musabye kano kanavuga ngo ibihe byangezeho binera kwiheba niko kugira yanjye waretse nkaririmba ibihe byangezeho binera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane mwami ko wambwiye ko utazansiga njyenyine mbese uri hehe umva kandi guhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba guhetse ku mugongo wanjye we ntacyo uzaba ndaguhetse
araguhetse ntacyo uzaba ushimwe wanjye ntacyo uzaba gusenga kwanjye ukugereho iryo wiziritse umukanda mu nda iryo wiziritse umukanda mu nda Imana njya mbabwira iryo wiziritse umukanda mu nda kamera gasenga iryo wiziritse umukanda mu nda akajya mu butayu iryo wiziritse umukanda mu akayinamba. Reka tugushimire udama ko dukurikirana umunsi ku wundi uri kumwe na Samu y'Imana nko musanzwe mubizi. Reka tugushimire wakoze subscribe kuri Biryuwiziritse TV. Reka tukubwira ngo wowe uri mu Rwanda tugwaye ikaze kugira ngo tuze kubana mu kiganiro cyacu, nkubwira ngo Imana ikomeze kuguha umugisha. Uri mu mujyi wa Kigali tugwaye ikaze, mu nkengero z'umujyi ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Reka tuze kukubwira wowe uri mu bihugu byacu by'abaturanyi, ndavuga Kongo, Kenya, Tanzania ndetse Uganda, Uburundi n'ibindi bihugu byose bidukikije bivuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndavuga bari muri mu rurimi rwose ruvuga ikinyarwanda muri Afurika. Imana ikomeze kubungisha n'abantu bari i Burayi iyo kuri bwota amasimbi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri Biryuwiziritse TV. Bana natwe rero uri kumwe n'umuhungu wanyu, umuhungu w'i Rwanda, nitwa Samu. Uyu munsi wa none unyita uko ushaka Samu Samson, unyita uko ushaka, ariko nakubwira ngo amahoro y'Imana. Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana Noel Byukurabagirane, ari kumwe n'umukobwa abantu benshi muzi, umukobwa watitije imihanda nawe, ariko noneho ndabona amaherezo ye ntago nzanabiza gusa bishyira. Uyu munsi wa none uyu munsi wa none uyu Byukurabagirane byaje kurangira, abantu benshi bamuzi ibintu byagiye bitambuka, amateka yatambutse, ariko uyu munsi ari mu mateka yo kugira ngo agarure abantu kuri Yesu Kristo. Ni umuhanzi, abantu baramuzi, indirimbo yose yahimba umuhanzi nagira umupaka, yaririmba indirimbo zose akeneye ko zijya hanze. Umubwiye ko guhimbira, ku kwamamariza, gukora ibintu bitandukanye yabikora. Tugwaye ikaze papa. urakoze cyane, Imana igumugisha Samu. Yesu akomeza kugirire neza. Yego. Amazina nitwa Prophet Byukurabagirane Noel. Ngira amahirwe yo kongera kuboneka kuri iyi channel yanyu yitwa Biryuwiziritse TV. Icyo nababwira cyo Yesu ari kumwe namwe, imbaraga z'Imana zikomeze zibane namwe, murakoze cyane. Hanyuma Byukurabagirane turi ku munsi wa kabiri, ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Hanyuma uno munsi wa kabiri weekend yari imeze ite? Weekend yari imeze neza cyane, buri yo duhumeka, iyo turyamye tukabyuka tugasanga duhumeka umwuka w'abazima, nta kibazo cyacitse, nta gikuba mu muryango, ari sawa. Dushimira Imana. Umuhanzi yaravuze ngo kuba uriho nicyo gishoro, ibindi bizemera. Ndashaka ko twakirira Nyaminga akaga wakunze Element. Ariko se ntago wishumba kurusha. Nibwo bwa mbere kora ikiganiro nanjye. Aho muze mfite ibibazo byinshi nza kukubaza. Ntago wishumba kurusha. Okay. Nasuhuje abantu bose abari hanze, abari mu Rwanda bose nasuhuje. Nasuhuje abantu bose abari mu Rwanda. Usuhuje abantu bose abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda bose ndabasuhuje. Ni Miss Element. Yego. Mr Element. Yego. Abatanzi nakunze Element. Element muziranye nawe? Ntabwo tuziranye. Ntabwo turahura, gusa ndamukunda. Kuki wishyize hejuru ukikwedura ngo ugiye gukunda Element? Ukunda Noheri ntago ari umugabo nk'abandi. Ni umugabo nk'abandi. None ariko nyine ubwo niho Imana yanyereka. Oya ntabwo ari Imana, ahubwo ni amarangamutima n'urukundo rwawe. Tubwizanye ukuri ko atagukunze. Ikintu ushaka kumenya kuri uyu mwana w'umukobwa Miss Ele, niko numvishije mu mwita. Icyo nshaka kumenya kuri we, Element wamukunze nk'umuntu wumva mwabana, wamukunze nk'umuntu wakubera umugabo, wamukunze nk'umuntu ushobora ari umuproducer mwiza, ucuranga neza ugafashwa, cyangwa se wamukunze nk'umuproducer, cyangwa se nk'umusore mwiza afite ijwi ryiza, cyangwa se ufite impano yo kuririmba. Muri ibyo bice bitatu ngumajije harimo kimwe wenda wansubije. Namukunze nk'umuntu nyine wambera umugabo. Wakubera umugabo. Umukobwa afite irari. Noe muhereza mikoro tuganira dukoresheje inge nawe. Sinzi gusa icyo nabivugaho, hari ikintu bita kuba bitakunda cyangwa se bidashoboka. Hari ikintu kitashoboka ko Element yabana n'uyu mukobwa
wasanga ari amarangamutima y'uyu mukobwa cyangwa se akaba ari indoto cyangwa se akaba aryama kumva aramukunze cyangwa kumva jingo yiwe y'indirimbo. Element ni icyamamare, ni umwe mu bantu numwe mu producer dufata nk'icyitegereza muri uru Rwanda rwacu, bazi gucuranga kandi babyigiye. Nimwe mu bantu bagiye bacurangira ba Deben, agacurangira Tanzania n'ahandi abantu benshi cyane. Element ni umuntu uri trend kandi ni umu producer ubizi neza by the way. Kuki utakunze Juno, kuki utakunze Bless Melody, okay, kuki utakunze Chris Easy ukumva wakunda Element? Nihe mpamvu? Nyine byanjemo. None se urasenga? Yego ndasenga. Uvuka he? Noel nkubaze nk'umukozi w'Imana, prophet, umuhanuzi, uvugana n'Imana, ubirebye ugiye mu mavuta mu cyumba cyo hejuru, ubona umukobwa mu buryo bw'umwuka yabana na Element? Ntabihari, gusa si muciye intege. Gusa inama naho uyu mukobwa nuko yakwisengera Imana. Birahari nabihari. Umva Noel kangusaba akantu gato. Gusa nkuko bivuze, sibyo? None birahari nabihari. Kangubwire nkuko bivuze. Ntabwo babana pe. Sibyo? Ushobora kuba wibeshye. Ntabwo nibeshye. Ukiguti impamvu wibeshye. Imana ibikubwiye. Ushobora kuba yibeshye ariko Imana umva nyine ni umuhanuzi ndabyumva, sibyo? Ariko nacyo ushobora no kunsengera bikanakunda. Vuga ibintu bitatu byatuma uri metakwemera. Bitatu. Ibintu bitatu byatuma cyambere cyo ndumunyacaro. Uri kumva? Banza nyine wumva. Banza nyine unega amatwi. Kandi ikindi sinzi cyakunda. Ibyifuzo byose umva nyine. Banza nyine wumve, sibyo? Siko byose bitugera. Bajya bavuga ngo niba ari Imana yabivuze niko numva ngo ku munsi w'imperuka ngo hazaza abahanuzi benshi. Ibinyoma. Ariko umva banza umva icyo ngamije. Urumva? Nyine banza wumve. Niba bihari reka nkwebwerere umuntu wari uhoze ari umutinganyi witwa Kayusu uramuzi. Ndabizi ko aramusengeye aranakizwa, sibyo? Nanjye nshaka ko noneho nshaka kunsengera nanjye noneho nkabona Element. Ureka kuvuga ngo nabihari. Nshaka kunsengera ibyo kumubona. Nakubwiye ngo banza unyumve, sibyo? Bibiliya iravuga ngo wihakana. Tuza ariko ese kuvuga cyane wa mukobwa wabaye. Ese baretse nkavuga. Bibiliya iravuga ngo urukumva neza hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa. Uretse gato kugira ngo hatagira uyo tubwenge bwe. Mva munyamakuru wo tuze tugendane. Icya kabiri ijambo ry'Imana rivuga ngo ntago nzafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbihereze imbwa. Nose nge ndimba. Kubera ko biravuga ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. Biravuga ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. Aya na pastor ni muri na pastor Noel. Umva ngubwira uranutse. Hari imbwa y'umukobwa ibaho. Nago mututse. Imbwa Yesu yabonye Petero yinjiwe n'umubi. Aramubwira ngo mve inyuma Satani. Ntago ari uko Yesu aburetse si uko Yesu yari yanze. Si uko Yesu yari yanze Petero. Akose uyu munyamakuru urumwogeze umupira. Oya njewe impamvu uyu mukobwa uri kumwinjirira cyane. Banza wumve ari no kunshinije ku kintu kidashoboka. Hari ibyo nanditse. Kandi afite amuranga. Nese we ntukijije. None se ni uwuhe muhanuzi? Katumwumve Noel. Muko ntunzamurire suka. Okay. Ndashaka ko tugenda neza. Tugendane. Kuko njewe ahantu mvuye. Asanzwe nito. Maze iminsi ndi mu masengesho. Iminsi ngahe Noel? Maze iminsi igera muri ninde gusenga. Ndasenga ndi gusenga ndashaka ko Imana yongera kugaruka ku buzima bwanjye. Ikugarukeho. Nyere kwarye. Najya guhawe ajya kuyibeshya. Imana nta mwanya ufite wo kwirirwa yirukanka inyuma y'abantu batayifitiye akamaro. Nta muntu udafitiye Imana akamaro habe n'umwe. Kabonwe n'umujura, kabonwe n'umusambanyi, kabonwe na umva ngubwira kuganira nabi ni buri pastor. Kambanze ngubwire buri muntu wese uko waba uri umunyabyaha, waba uri iki, nta muntu udafitiye Imana akamaro. Kuko yaraturemye, iratwishimirira dukunda, sibyo? Twemerewe gukora ibi tukaza tugakizwa, sibyo? Urinde kumbwira ngo tukora ibi tukaza tugakizwa. Ibi bujye ubikora. Uhawe iminota 2. Nta muntu udakora ibi. None se tukanye si ikibi ubukoze. Uhawe iminota 2 wa mukobwa we. Uhawe amahirwe yo kwihana imbere y'ugusengera. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga muri Luka 7:13 ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira yegera ikiriba ngagikoraho ngo abakikore barahagarara. Wakwemera nka gusengera imbere y'amahirwe imbere y'abantu
nk'uko nasengeye Kayusi agakizwa akava mu butinganyi uyu munsi wa none akaba ari kugendana n'umuntu witwa Niyo Patrick avuga ubutumwa bwiza. none se ushaka gusengera ngo njye mve muki? Ndashaka gusengera ngo ibyifuzo byawe cyangwa se satani ugutera kwifuza ukifuza ku rwego rutari urwawe Imana ikuzanira ibyawe. Iyo ufashe bitari ibyawe ufatafata. Kandi ijambo rivuga ngo iki? Rivuga ngo maze Imana ibwira umuntu ati dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kujijura. Rero uri mu bujiji, uri mu buyobe. Narayotse. Yego. Ukunde remeye turi mu buyobe. Witinde utereteremeye, tinde utereta Imana, Imana ni kwemera izakwemeza abantu. Wenda ko kantu uvuze ko niko. Cyane. Ariko ugomba no kusengera element mu buyobe. Oya, nje ntabwo ari njye gusengera abantu bapfubye, si gusengera abantu bataye ubwenge bataye. Kubera iki Noel utasi umusengera ngasuka se niba yaranapfuye. Uretse gato. Namubwiye ngo kugira ngo atinde atereteremeye. Natinda atereta Imana, Imana ni imwe izamuzanira mu. Simunde wakwikunde Kayusi. Ko nabonye abakobwa benshi bari kumupfira. Kayusi wamwemera. Urasetsa. Waramusengeye. Kayusi wamwemera. Uyu basengeye Imana ikabahuza. Hari icyo byabitwara. Kayusi wamwemera. Ngibyo wimbwira ngo nakemera. Ese kuki ukunda abasitari bo muri entertainment? None se niba ari wagiye muri gospel se? Ngiye nkundereme. Hari iki? Ndi imbere y'Imana ishobora byose, ni imbere y'isi, ni imbere ya Biryuwiziritse TV. N'abanyamahanga mu nyuma. Cyane. Do. Uyu ni sindahiye simvuze indimi singize. Nubana na element. Nzamya ko ntari umuhanuzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo n'ingunzu. Abona no umva urenze n'ingunzu. Ubwo ugiye kuvuga ngo umwedomo. Umwedomo. Bibira ngo nzaba kubita inkweto mu mutwe. None zundi umwedomo. Uhawe imbabazi. Uhawe bonne chance yo kwihana imbere y'ugusengera. Niba mu ngiye hari ikintu ushaka kuvuga. Uri kusiga uvuga icyongereza wagiye kuvuga. Ntabwo Agakiza ari ubwisungane bwa mituweli do sante yego. Ahubwo ni individuel. Nta muntu uhawe imbabazi. Nanjye Agakiza ndagakiza. Nakiriye Uwiteka Imana yanjye. Sibyo? Kuza gukunda element ni isezerano mfite. Ntabwo ari ugufata. Imana bikubwiye. Imana yarakubwiye kuva iwanyu cyangwa isezerano uri mu butayu Imana arabikubwiye. Imana ipfushije ihagaritse. Umva ngubwire. Wagiye mu butayu? Bipfushije ihagaritse. Ijya kundema se ntabwo yanyishije. Imana ishobora kukurwara inakugwaje. Bureka mukobwa. Wagiye mu mashyuza, wagiye mu butayu, ibintu wabibwiriwe. Nababwiye ngo ni isezerano ngiye. Ese ibi ni ibikira? Ibyo ibikisa winkora mu bwonko. Utanya. N'ubwenge nari mfite cyabujyana. Reka ngubwire ushaka kuvuga ngo ushaka kunsengera ngo ngakiza. Bureka mukobwa bureka. Wemera ko Noel ari umukozi w'Imana? Urabyemera nubyemera? Ndabyemera kuko Imana yaravuze ngo izagara ku bitugu by'abapfa ibwiriza abanyabwenge. Niba atari n'umuhanuzi uri ku kazi ke apfa kumbwiriza ngafashwa ngo mu byaha. Ubu derira Imana imukurica. Derira vuye icyanga ugungaje gushaka element. Na bya derira kugira ngo umushobora amaso. Kawe uzabona. Sibyo? Bantu bahanurirwa sibyo? N'abantu bigize ngo abahanuza atari bo. Ntukagira ubwoba sibyo? Niyo guhanuriye ibitari byo ni wowe wikozeho ku Mana. Sibyo? Wowe upfa gukizwa. Sibyo? Shira igiti hari. Upfa gukizwa ukabana n'Imana yawe neza. Naho nk'uyu. Shira igiti hari madama. Mama shira igiti hari. Ngo nkubiteze? Biravanga ibitugu by'abapfapfa. Bikubitwa igiti. Ubwo banya ndo mupfapfa. Ukuri kw'Imana. Ukeneye gufashwa cyangwa ukeneye gusenga? Urasengerwa. Nohera nagusengera. Ndashaka kwatuza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bureka Nohera. Ubundi Yesu uramuzi? Yesu ndamuzi. Mwahuriye? Uramwemera? Ndamwemera. Wemera abakozi be? Wemera abakozi be? Abakozi be ndabemera. Wemera Noheri? Ako ntabwo mpfa. Nyine wemera Noheri? Yesu mwahuriye he umuzi gute? Umbaje Yesu ko twahuye ntabwo. Bureka Noheri. Yesu mwarahuye. Umva uri mubi. Jewe. Nge Yesu twarahuye. Uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri ahantu Yesu yagukuye. Cyane. Ahantu wari aho nari Yesu nyituye. Umva ngo Yesu nge naravuye. Umukobwa yaratuye cyangwa aracyahari. Azahava satari yemera Yesu mwakira nk'umukiza. Yesu nge namwemeye nk'umukiza wawe. Kuko sibyo hari byinshi. Uri indangamirwa. Ese watuje. Hari byinshi Imana inkorera. Sibyo? None twazanye indangamirwa mu kiganiro. Muko uhawe amahirwe yo gukizwa imbere yo gusengera. Ubugiye kuntakariza umwanya. Ntabwo Imana ifite umwanya n'abantu nk'abo. Abantu bajya bumvishwa n'umwuka n'uwumvisha abantu. Oya biravanga igiti nuko ibitugu by'abapfapfa bihatwa igiti. None se wamwumvishije ijambo mubwiriza ijambo ryamuhindura ariko ritamubwira. Biravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha.
dore ndaza vuba none iki giti birahuriraho n'ibyaha no kwakira agakiza we nawe ntunyinishe oya noye turi mu kiganiro n'umubiti turi mu kiganiro niba ari pasiteri nibaragirana ese noye ugiye kumera nka Sawuli watuzaga abantu ku gakiza akabaca imitwe akabaca amatwi abakatagura ngo ari kurwanira ishyaka ry'Imana. Mbabwire rero sibyo uko mu ndeba narasenze sibyo wasengeye he kwatura ko umuntu usaga hato waraye mu butarisha banza wumve kwatura ko umuntu usaga hato ahubwo umwuka uraza ukamucengeramo amina muri kumva amen ubundi bwo byaha byose Imana ariko uko bakunze ndagukubita ngendiseriye ngakamucengeramo muramva umupagani ngakamucengeramo umwuka w'Imana ngende gukubita no jya kuvucengeramo ngabanye ugakizwa ugagira ute kana ushavuga ibishego n'amukobwa shanaga nanjye ndabibonye fukana hano gusengera nase umwuka w'Imana nyine no sogucengeramo amujyamo na oya amujyamo naga mucengeramo aho wagwiye ariko nyine wakagoba biravuga ngo mureke urukungu rukorere n'amasaka none rekura urukungu rero rukure wa rukungu igihe cyawe kirageze ngo uve mu rukungu umuntu muzima amen ngansengera uremeye wemeye amavuta nemeye amavuta vuga ngo mwami Yesu noye mufate nta muntu usenga yicaye vuga ngo mwami Yesu uhereye umunsi wa none nteye intambwe nza ngusanga nihanye ibyaha byose nakoze nkwemeye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye satani waneraga subiramo satani waneraga akantera gukora ibyaha no kwifuza birimo nabyo birimo unkure mu gitabo cyo kurimbuka nyandike mu gitabo cy'ubugingo nteme ko nazongera gusubira inyuma ukundi nihanye ibyaha byose nakoze by'urukozasoni ibyo nakoreye ahagaragara n'ahatagaragara mu izina rya Yesu urakoze kumbabarira Mana data mu izina rya Yesu Imana ikomeye yego Yesu Imana y'imbaraga haleluya leta la sini ni sangoto stifo Mana ukutugirire neza papa sengeye umwana wawe haleluya uyu munsi wa none yego Yesu babazi z'Imana zimuzeho yaba yihanya kina ijambo rivuga ngo ntawe usenga kina injira mu mutima we winjire mu mubiri we mu izina rya Yesu aramushuraga mu byaha ubimukuremo umubabare umudayimoni wo kwifuza mu izina rya Yesu binita widibi umwambika imbaraga zawe yego Yesu kandi ubutabazi bw'Imana bumuzeho unkire mu buhungiro bwawe mu izina rya Yesu agusanga umusange ineza y'Imana imubeho mu izina rya Yesu umukomeze amen ugenda ushaka umushumba akubatize muko urakijijwe akubatize urumva koko isengesho rigezeyo hanyuma niki kintu wabwira abakunzi bawe oya ndaje nuko n'abana n'ababwira ko gukizwa nyine ari byiza urakijijwe ntabwo bazongera kumva uvuga ibihwehwe mu kanwa kawe amagambo apfuye nayo bazanyumva hanyuma profeti ariko gukunda ntabwo bivuze reka noneho ngusabe tanga nomero yawe byibuze ariko abantu bafata nomero baguhehete kuko niba usengeye n'umuhanuzi yenda kijijwe haza abafite umumaro kubera Imana amen nanze nimero yanjye mu izina rya Yesu Kristo amen 079 20 97 iri kuri WhatsApp amazina yanjye abagutereta babyihorere wamagarwe n'abantu bafite umumaro bamugira inama umushumba wabona iki kiganiro dore ngiyi inama wabatiza azanzahure Imana yemwe z'Imana no tanga nomero yawe dusoza ikiganiro kuba diaspora ni 250 0780 52 078 abantu bajye kuri Prophet Noel official kuri subscribe no kuri Yubaho TV Imana ibamugisha dusoza ikiganiro indirimbo ugiye gushyira hanze n'indirimbo bwoko ki ni indirimbo yitwa Ihumure indirimbo nziza cyane iri gukorerwa muri studio yitwa Sipo Studio yerere ku Cyamitsingi umuproducer kuyikora yitwa Move indirimbo ivuga ngo umvi ibirenge byuzanya amahoro amen nibuka cya gihe Yesu ageze kwa Lazaro icyo gihe
yahakoreye igitangaza yego Yesu nibutse cya gihe abisirayeli ku nyanja itukurayo icyo gihe wahakoreye igitangaza amina sinakiyumanganya navuze ibyayayiroyo icyo gihe wazuye umwana w'umuntu hari igihe byanga nanjye ukenyegeza ugira uti mwana wanjye komera mvibirenge bizanye ihumure Nohe hari abantu benshi bajya bagutuka muri comment aba bantu wababwira iki ndetse n'abakunzi abantu bose nubona bagukunze uzamenye ko utari umuntu w'Imana kuko ntabwo satani ajya ahantu hatari ubutunzi ahubwo satani ajya hari ubutunzi ikindi yankunda kubwira abantu ngo kugira ngo uzatinde utereta abantu uzatinde utereta Imana nikwemera izakwemeza abantu kuko Samusoni mukozi w'Imana Bibiliya iravuga ngo ntabwo Herode arwanya umwana wese w'umuhungu uvutse ahubwo Herode arwanya umwana uvuka inyenyeri ikanga baba bashaka inyenyeri ariko Imana ikarinda inyenyeri ubuzima bwayo hari umuntu wabimbye ngo mwana nubona abantu bakuvugiriza impundu yaravuze ngo mwana wanjye nubona isi kuvugirije impundu uzibuke ko ari njyewe murengezi yego kandi nubona kwandavura mu ruhame rw'abagabo uzana baze ni njyewe murengezi gusabye ikiguzi cy'ubuzima wamaye sinakibona nubwo naguha n'amafaranga niyawana n'ikiguzi cy'ubuzima I know nguhaye icyicaro mu mutima wanjye Haleluya hanyuma Byukurabagirane reka tugushimire murakoze cyane Yesu abamugisha hari indirimbo y'igisirimbo uri gutegura nayo tuyivuga dusoza ni indirimbo nziza cyane igiye kuzasohoka igisirimba abanyuma inshuti z'abanyamurenge cyangwa inshuti zawe abantu bakunda igisirimba mu yandi abantu bakunda igisirimba abantu bifuza kuza muri iyo ndirimbo mu nyandikire karibu muhawe ikaze kuri iyo nimero ngira ngo kuwa 4 umusibe ejo mfite shooting y'indirimbo izakorwa n'umuntu witwa Ocean n'umukaraliste witwa Owen izabira muri studio urahazi hari yaho dukunda gukubitira umukunga Revelation izaba ejo kuwa 4 nibwo izaba guhera saa moya kugeza saa 3 indirimbo ebyiri tuzarikodingamo umuntu wese ushaka kuzazamo azaza ngira ngo nasamu nawe uratumiwe uzazufate mu biganiro uzaza mba behind scene tumenye ko igitaramo cya iko shoti yagenze Imana bamugisha nicyo ushaka kuvuga hari akaririmbo kajya kamfasha k'abanyamurenge kamwe kavuga ngo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe amina tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe Haleluya hanyuma Frank aravuze ngo manura imbaraga zawe Mana we zikureho ibyananiranye ibibazo byananiranye bikurweho n'imbaraga zawe Mana noneho Marite mugisha aravuga ngo nkukundira yuko unyumva mbere yuko ngusaba unsubiriza mu gihe niteze igisubizo nujya wirengagiza kumva isengesho ryanjye unsubiriza mu gihe niteze igisubizo ikora uko yishakiye mu bumana bwayo yoni yivuguruza iracyari kumwe natwe ari indirimbo noneho yafashije ivuga ngo
ananduburira amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he ngo ubimbwire kuwiteka niho guturuka Mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Amen. Reka tusoze ikiganiro. Arendize uramuzi? Yego. Arendize. wafashije Arendize none ni mwiza cyane. wari waragwa ariko menya wagarutse. Arendize hari indirimbo yari. Ubundi Noel twebwe abantu badukurikiranye. Hago umuntu wari uhagaze. Cyangwa umuntu uryamye. cyane Hago umuntu. Harya Arendize yaririmbye ngo. Yego. Yaririmbye ngo iki wa yaravuze ngo umwambaro w'urugamba. Murwanya Abasenga Yego. nimureke mbibarize. Yego. Murwanyi wihanganye. Yego. Wowe ucyambaye umwambaro w'urugamba. Mana zomene wetitekera. Koma hari n'indi aririmbye nziza cyane. Ariko se kuje indirimbo Warekeye aho ngaho. Ngaho uririmba dusoze Reka ikiganiro. mbabwire, Ndashaka gusoza umva mugakomeza. amabwire Mwamenagura. waretse ibyo Ako da nawe baragusengeye menye umuka umva gufasha. nkubwire sibyo kambabwiza ukuri Iririmba indirimbo Imana twumva. iba- Waye promotion y'iminota 2 cyangwa umwe. hari akarimbo kajya kamfasha ko satani atangiye kukanyibagiza Naka. Isengesho ryanjye icyo musabye. kano karavuga ngo ibihe byangezeho Bintera kwiheba, niko nareba kugira imbere ubwoba. yanjye waretse nkaririmba ibihe byangezeho bintera kwiheba nareba imbere yanjye nkabona umwijima niko kugira ubwoba ndataka cyane mwami ko wambwiye ko utazansiga njyenyine mbese uri hehe mbese uri hehe mbese uri hehe Umva kandi. mbese uri hehe Nguhetse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba. Nguhetse ku mugongo wanjye we ntacyo uzaba. Ndaguhetse ndaguhetse ntacyo uzaba ushimwe wanjye ntacyo uzaba gusenga kwanjye ukugereho manurama horo yanjye Yego. ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose umwe nawe Yego. umumugisha umumugisha wawe kuko nshobozwa nawe imbaraga unkomereza amaboko unkomereza amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga. Yego. Reka dusoze ikiganiro cyacu ni Biryuwiziritse TV uri kumwe na Samu y'Imana. Hanyuma reka ngushimire. Ngira ngo hano ukeneye guhembuka, ukeneye ubwiza bw'Imana, ukeneye kuzura umwuka wera, ukambwira ngo n'ahandi hantu babona ibiganiro by'ihumure ry'umutima ni hano. Twatize umugisha wo kubana na Byukurabagirane nawe kumubona ntibyoroshye ndetse twari kumwe nande Abantu Yes, bagiye kuri YouTube channel yitwa Yubaho TV bakore subscribe no kuri Prophet Noel official no kuri Siri TV. Imana ibamugishe.